Yes, reka mbasuhuze kandi mbaye n'ikaze mwese mukurikiye UMUTAKA-TV. Nizere ko meze neza cyane. Hari umuntu mpaye update ngo nkasobanurire cyangwa se tugakorere description ku bantu batunze P network. P network wibuke yuko ari umushinga wazanwe n'umugabo witwa Nicolas ndetse afatanyije n'abandi, akaba ari umushinga rero ufite intego yo gukora cryptocurrency cyangwa se ifaranga rya internet. Iri ni ifaranga ryazanwe n'umugabo cyangwa se ryabanje gukorwa n'umugabo witwa Nakamoto. Yes, Nakamoto akaba yarakoze ifaranga ryitwaga bit, ariko arikora mu buryo bw'igiceri. Uburyo bw'igiceri buzwi Bitcoin. Wango coin ni igiceri, ariko icyo giceri cyaje muri bit, cyahawe izina rya bit. Bitcoin akaba ari ifaranga mpuzamahanga ndetse ari ifaranga rikoreshwa ku isi n'abantu batari bake, cyane yuko Bitcoin ubu ngubu ivunjwa amafaranga atari munsi ya miliyoni 20, cyane kuko ubu ryamanutse. Urumva ni amafaranga menshi cyane. Bitcoin rero ikaba yarakozwe n'umugabo nyine witwa Nakamoto, ndetse akaba yarasize n'undi mushinga witwaga Satoshi Nakamoto, nayo akaba ari umushinga wari uri kumwe na Bitcoin, cyane yuko uyu mushinga wa Satoshi Kowa uri hafi no kuba end cyangwa se launch. Yes, hanyuma rero uyu mugabo witwa Nicolas nawe akaba yaraje yunga mu rya mugenzi we nyine akora iyindi crypto yitwa P network. Rero nayo ikaba iri mu buryo bwa coin, cyane yuko nk'iyo ifunguye ubona yuko ifite forme y'igiceri. Ntabwo tuzi niba izitwa P coin cyangwa se niba izitwa coin n'irindi zina, ariko nayo ifite objective yo kuba cryptocurrency ku isi, cyane yuko ubu ngubu yatangiye no kuba sensibilized ku bantu ndetse no gutangira gukonsuminga no gushopinga ibintu. Right now P ntabwo irahabwa agaciro, ariko iri mu nzira. Hanyuma rero tukaba turi kubona update nshyashya, cyane yuko bari kutubwira ngo end of year check update. Iyo ukanze hano kuri read update usangaho ibintu byinshi cyane, intego ndetse n'ibyo core team ya P network ihugiyemo. Urugero nk'iyo ukanze kuri read update usangaho ko yuko uyu mwaka wa 2023 ugiye kuza, P network ifite intego yo gukora ibintu bitatu by'ingenzi, harimo mass KYC. Yes, mass KYC kabisa, migration ndetse na open mainet. Ahangaha muri KYC solution ni byo mu bintu nabyo bagiye kwibandaho cyane, nk'abantu bafite ama KYC nyine yanze kurangira ari pending. Yes, ayuma rero n'abantu batarabona KYC cyangwa se uburyo bw'imyirondoro iri online, abo nabo kabisa uyu mwaka niyo gahunda, ariko ntago ari umwaka, ni intangiriro z'ukwezi kwa mbere kwa 2023. Mwitegure rero ku bantu bafite P network muri telefone, abantu bakurikirana ibyo uyu mushinga n'umushinga muremure kandi ufite intego zo gukora cryptocurrency iri high, irenze na Bitcoin, cyane yuko Satoshi Nakamoto yayikoze ashingiye kuri mining, ndetse n'uyu Nicolas nawe akaba ashingiye kuri mining. Yes, hanyuma rero mu bintu byakomeje kwibazwaho cyane, mu byo bagiye kwibandaho nyine nka core team cyangwa se nk'abagize iyubakwa ry'uyu mushinga nyine, ibyabanje murabizi, uburyo bwo kwita ku bintu byose kabisa by'iterambere ndetse n'ibidukikije, nk'uko ari objective cyangwa se intego z'uyu mushinga. Post migration improvement ndetse na mass migration.
yes nibyo bintu bagiye kwibandaho, mining igakomeza ariko KYC na mainet ariko bikaza imbere. Mass KYC na open mainet wibuke yuko ari igena gaciro ndetse yes ari igena gaciro ry'iri faranga, ndetse bavuga ngo yuko n'abantu bajya ku migrating cyangwa se kwimura P bakoze. Hari umuntu ukora KYC yajya gukora migration ya P ya mininze bikaba pending nabwo ntibirangire. Ibyo nabyo bagiye kubikemura, ndetse n'abandi bantu bakoze KYC nyine zikabura solution cyangwa se ntizirangire. Mass mainnet migration nayo yaratangiye nkuko uri kubibona nyine hano ku itariki 28. Yes hanyuma rero buri mupionazi wese araza guhabwa mass KYC cyangwa se imyirondoro line cyangwa se kwisobanura biri line online nkuko bagiye babitegura cyangwa se bagiye babipanga. Uyu mugabo rero Nicolas akaba nyine afite izi ntego muri uyu mwaka zo gukora mass KYC migration ndetse na open mainnet. Ntabwo turamenya nimba hazabanza mass KYC cyangwa se hazabanza gufungura iriya mainnet nyine open mainnet launch, cyane yuko abantu benshi isi yose ihanze amaso uyu mwaka wa 2023 niba koko P iki giceri turi kubona hano kigiye guhindura amateka. Abantu benshi bakomeje kwipoza amafaranga iki giceri gishobora kuba cyagura, twumva amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi rwose cyane yuko benshi bagiye bipoza ibihumbi 314 by'amadolari ndetse bigukomeza, ariko ntabwo turamenya. Birashoboka wenda yuko P ishobora wenda no kugura amadolari 300, ishobora no kugura amadolari 1000, ishobora kugura amadolari 300 nyine uko bari kubivuga. Birashoboka byose, buriya bazicara ndetse na IMF ndetse na banki y'isi bicare barebe kabisa. Ntabwo turamenya ikiza gukurikira, gusa ku bantu bari kumayininga P muri iyi minsi muri kubibona yuko hari igihe iminsi bishobora kuzura ukoreye P imwe cyangwa se umayininze P imwe, bitewe n'uko nyine volume y'amayining rate bagiye bayimanura hasi. Uyu mugabo Nicolas akaba ariko nyine yabiteguye. Umwaka rero wa 2022 wa P ukaba uri end cyangwa se uri kugenda urangira, bari kubaha update ishyashya. Yewe nitwa JC ibisanzwe, iyi ni UMUTAKA-TV. Aba nakubwiraga ngo niba ntacyo bitwaye wareba aho hasi handitse subscribe ukabikora, kuko ni ingenzi kandi rigira akamaro. Natwe bituma bitwakuraja bikatwereka abo turi kumwe, ari nako dukomeza gahunda zisanzwe n'ibiganiro, inkuru ndetse na stories zigiye zitandukanye. Nitwa JC ibisanzwe, umwaka mwiza.